twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya gatanu cy'igisibo, tariki 22 Werurwe 2026. Dore amasomo ajya kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 37 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14. Dore ibyo Nyagasani Uhoraho avuze: ngiye gukingura imva zanyu nzabavanemo, mwebwe muryango wanjye, maze nzabagarurire ku butaka bwa Isiraheli. Muzamenya ko ndi Uhoraho, mwebwe muryango wanjye, ubwo nzaba nakinguye imva zanyu nkazibavanamo. Nzabashyiramo umwuka wanjye mubeho, kandi mbatuze ku butaka bwanyu. Bityo muzamenye ko ari jye Uhoraho wabivuze kandi nkabikora. Uwo ni Uhoraho bivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 130. Nyagasani ahorana imbabazi, akagira ubuntu butagira urugero. Uhoraho ndagutakambira ngeze kure. Uhoraho umva ijwi ryanjye, utege amatwi ijwi ry'amaganya yanjye. Uhoraho uramutse witaye ku byaha byacu, Nyagasani nde warokoka? Ariko rero usanganywe imbabazi, kugira ngo baguhoranire icyubahiro. Nizeye Uhoraho n'umutima wanjye wose, nizeye ijambo rye. Umutima wanjye urarikiye Uhoraho, kurusha uko umuraririzi ategereza umuseke. Uhoraho ahorana imbabazi, akagira ubuntu butagira urugero. Niwe uzakiza Isiraheli ibicumuro byayo byose. Nyagasani ahorana imbabazi, akagira ubuntu butagira urugero. Isomo rya kabiri ry'umwera Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8 umurongo wa 8 kugeza ku wa 11. Abagengwa n'umubiri ntibashobora kunyura Imana. Mwebwe ariko ntimugengwa n'umubiri, ahubwo mugengwa na Roho, kuko Roho w'Imana atuye muri mwe. Umuntu udafite Roho wa Kristo, uwo ntaba ari uwe. Niba Kristo ari muri mwe, umubiri wanyu wo ugomba gupfa ku mpamvu y'icyaha, ariko mubeshwaho na Roho ku mpamvu y'ubutungane. Niba kandi Roho wazuye Kristo Yezu mu bapfuye abatuyemo, wazuye Kristo Yezu mu bapfuye, azabeshaho imibiri yanyu igenewe gupfa ku bwa Roho we utuye muri mwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 45. Muri icyo gihe i Betaniya ku musozi Mariya na mwene nyina Marita bari batuyeho, hari umurwayi witwa Lazaro. Mariya niwe wari wasize Nyagasani mu bavu, umusatsi we akawuhanaguza ibirenge bye. Lazaro wari urwaye yari musaza we. Nuko bashiki be batuma kuri Yezu bati: mwigisha, uwo ukunda ararwaye. Yezu abyumvise aravuga ati: iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo kugaragaza ikuzo ry'Imana, ndetse igahisha ikuzo umwana w'Imana. Yezu yakundaga Marita na mwene nyina na Lazaro. Yumvise ko Lazaro arwaye, amara iminsi 2 aho yari ari. Hanyuma abwira abigishwa bati: nimuze dusubire mu Yudeya. Abigishwa baramubwira bati: mwigisha, vuba aha Abayahudi bashakaga gutera amabuye, none usubiyeyo? Yezu arabasubiza ati: mbese umunsi ntufite amasaha 12? Iyo umuntu agenda ku manywa ntatsitara, kuko aba abona urumuri rw'iy'isi. Ariko umuntu ugenda nijoro aratsitara, kuko aba adafite urumuri. Amaze kubabwira ibyo, yungamo ati: inshuti yacu Lazaro arasinziriye, ngiye kumukangura. Abigishwa be baramubwira bati: mwigisha, niba asinziriye azakira. Yezu yashakaga kuvuga ko yapfuye, bo bumva ko yaheranywe n'ibitotsi. Yezu noneho araberurira ati: Lazaro yarapfuye. Mutumye nishimira ko ntahabaye kugira ngo mwemere, ariko nimuze tumusange. Nuko Tomasi witwaga Didimi abwira abandi bigishwa ati: reka tujyane, natwe tuzapfane nawe. Yezu ageze yasanga Lazaro amaze iminsi 4 mu mva. Kuva i Betaniya kugera i Yerusalemu hari intera y'amasitade 15. Hari haje Abayahudi benshi kwa Marita na Mariya kubahoza urupfu rwa musaza wabo. Marita yumvise ko Yezu aje ajya kumusanganira, Mariya asigara imuhira. Marita abwira Yezu ati: mwigisha, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ariko n'ubu ngubu nzi ko icyo wasaba Imana cyose, Imana yakiguha. Yezu ati: musaza wazazuka.
Marita arasubiza ati, nzi ko azazuka igihe cy'izuka ku munsi w'imperuka. Yezu aramubwira ati, ninjye zuka n'ubugingo, unyemera naho yaba arapfuye azabaho. Byongeye, umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ibyo urabyemera? Marita ati, yego Nyagasani, nemera ko uri Kristo umwana w'Imana waje muri iyi si. Amaze kuvuga atyo, ajya guhamagara mwene nyina Mariya. Aramwongorera ati, umwigisha ari hano kandi araguhamagara. Mariya abyumvise ahera ko arabaduka, aramusanga. Ubwo Yezu yari ataragera aho atuye, yari agihagaze aho Marita yari yaramusanganiriye. Nuko Abayahudi bari bari kumwe na Mariya mu nzu baje kumuhoza, babonye abadutse agenda, baramukurikira bibwira ko agiye kuririra ku mva. Mariya ageze aho Yezu yari ari, ngo amukubite amaso, aramupfukamira ati, Nyagasani, iyo uba hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Yezu amubonye arira n'Abayahudi bamuhekeje nabo barira, ashenguka umutima maze avugana ikiniga ati, mwamushyinguye hehe? Baramubwira bati, Nyagasani, ngwino urebe. Nuko Yezu asuka amarira. Abayahudi baravuga bati, nimurebe ukuntu yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uwashoboye guhumura yampumye yarananiwe kubuza uyu gupfa. Yezu yongera gushenguka umutima maze ajya kumva. Iyo mva yari ubuvumo bari bakingishije ibuye. Yezu ati, nimukureho ibuye. Marita mushiki wapfuye aravuga ati, Nyagasani, ubu aranuka. Uyu munsi ni uwa 4. Yezu aramubwira ati, sinakubwiye ko niwemera uri bubone ikuzo ry'Imana? Nuko ibuye barikuraho. Yezu yubura amaso yerekeza hejuru avuga ati, dawe, ndagushimira kuko wanyumvise. Ngewe nari nsanzwe nzi ko unyumva, none mbivugiye aba bantu bankikije ngira ngo bemere ko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga atyo, arangurira ijwi rihanitse ati, Lazaro, ngwino sohoka. Uwari warapfuye arasohoka, aza ibiganza n'ibirenge bigihambiriye, no mu maso hapfukishije ibitambaro. Yezu arababwira ati, nimumuhambure maze mumureke agende. Benshi mu Bayahudi bari baje kwa Mariya bamaze kubona ibyo Yezu akoze, baramwemera. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Amasomo turi kuzirikanaho ni amasomo mu gisibo atwegereza ku rupfu ndetse n'izuka bya Kristo. Ubwo ku byumweru 2 byashize, icyumweru cya 3 cy'igisibo twazirikanye ku mazi, agaciro k'amazi mu buzima. Ya mazi agize 3 bya 4 mu bigize umubiri w'umuntu. Amazi tugomba kunywa, amazi tugomba gukoresha tugasukurwa. Icyumweru cyakurikiyeho cya 4 cyitwa Layetare, ibyishimo, ni icyumweru cyatuganishaga ku rumuri, aho Nyagasani yaduhumuye akadusaba kumubona, tumurangamire cyane cyane mu nzira y'umusaraba agiye gutambukamo. Iki cyumweru cya 5 neza neza kiri kwegereza kuri Pasika. Kiri kutwibutsa ko Pasika yageze ngo tujye kuzirikana ku ijambo bita ubuzima, la resurrection, ubuzima. Nawe nanjye Nyagasani arifuza ko yaduha ubuzima, yatuzura. Ese ikinyuranyo cy'ubuzima ni ikihe? Imbusane y'ubuzima ni iyihe? Turaza gusanga ko ari urupfu. Ntabwo turi buze kujya kure y'urupfu. Burya uvuga ubuzima, ubuzima iyo burangiye haza urupfu. Ese ubuzima bwawe bugeze hehe? Uri kwitegura urupfu cyangwa nanjye kuvuga uri kwitegura ubuzima? Niba warapfuye uzazuka. Ingingo remezo igiye kudufasha kuzirikana guhimbaza ubuzima. Nubwo ubuzima twibwira ko tubufite, iritwa ngo ubuzima bushya muri Kristo Yezu. Amen, amen, amen. Ese koko we urumva ukomeye muri Kristo? Urumva ufite ubuzima buzima buzira umuze, ubuzima muri Kristo, kuko Kristo ari muzima. Amasomo arimo aratambukamo urupfu ndetse n'ubuzima, arimo aratambukamo ikibi n'ikiza biri kurwana, ariko amaherezo ikiza kikazatsinda, kuko amaherezo ukuri kuratsinda. Ubu ni Yezu Kristo rero utwibutsa ko afite ububasha ku rupfu, nta cyamunanira, kuko aduha kuzuka. Ngubu rero ubuzima turi kwakira. Isomo rya mbere twavanye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, harimo ubuzima ndetse harimo n'urupfu. Ngo tuzirikane Imana ikunda umuryango wayo, ikaba igiye kukura habi.
umuryango w'Imana uri mu bunyago, umuryango w'Imana wagomeye Imana, umuryango w'Imana ugahemukira Imana, none urageze ahabi. Nyagasani ari kubasezeranya ko agiye kubazahura abakure mu rupfu. Iri somo barijyanyije n'imva, aho Nyagasani akoresha ikigereranyo bita imva. Ngiye gukingura imva zanyu nzabavanemo mwebwe muryango wanjye, maze muzagaruke ku butaka bwa Isiraheli. Amen, amen, amen. Imva, aho hose naguye, nanjye Nyagasani arifuza guhankura nyuma y'uko nacumuye nkajya kure, none ingaruka z'icyaha zingejeje kure ku rupfu. Ariko Nyagasani nk'uko na Zaburi y'130 yabigarutseho, Nyagasani nta cyaha atababarira. Nyagasani umunsi w'iteka ku byaha byacu ninde warokoka? Usanganywe impuhwe, usanganywe imbabazi. Na niyo mpamvu natwe tugira ngo dutabare aho turi, aho icyaha gitugejeje. Isomo rya kabiri twakiriye naryo riratwerekeza ku butungane, ku buzima, kuva mu cyaha tujya mu buzima, kuva mu cyaha tujya mu butungane. Ngo abagengwa n'umubiri ntibashobora kunyura Imana, kandi ngo umubiri wanyu ugomba gupfa ku mpamvu y'icyaha, ariko mubishobora no ku mpamvu y'ubutungane. Amen, amen, amen. Ngo ubu ubuzima bushya muri Kristo wazutse, Kristo wapfuye kandi akazuka. Ubuzima bwacu bubereho kugira ngo busingize Nyagasani. Ubutungane, icyo nicyo gitubeshejeho. Nawe niba hari ahantu watangiye gupfa, navugaga gucyaha, iki gihe cy'igisibo ni igihe cyo kwakira ubuzima bushya muri Kristo. Ivanjiri uno munsi turumva Yezu azura Lazaro. Yezu yafashe urugendo ajya Betaniya. I Betaniya ngo hari hatuye urugo Yezu yakundaga kugendamo, urugo rwa Marita, Mariya ndetse na Lazaro. Bishoboke ko abavandimwe bari imfubyi, kuko ntaho batubwira ababyeyi babo. Kandi Yezu bene izi ngo arazikunda, kuko akenshi ahangaha niho yisanga bakamwakira neza, akishima. Igihugu cyangwa n'ahantu uzajya bakakwakira neza. Yezu rero yumvise inkuru y'akababaro ko mushuti we yapfuye, Lazaro. None afashe umugambi wo kujyayo kugira ngo agire ate amuzure. Ariko abigishwa be rimwe na rimwe barajya impaka bibaza ibyo ari byo. Ati buriya tube tubyihoreye, ati nta kibazo. Ariko biraza kujya yavuye ati ngaho tujyane tugende. Baje kugenda bagerayo. Turumva ibiganiro bagirana na Marita ndetse na Mariya byerekeza ku kababaro bafite. Ati mwigisha, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yezu nawe agakomeza ababwira ati reka da, nubwo yapfuye ariko nimwemere izuka, ninjye zuka n'ubugingo. Amen, amen, amen. Yezu ari kutubwira ko nta kimunanira n'uru rupfu, ko afite uburenganzira bwo kurukiza. Ese guki Yezu yazuye Lazaro? Reka turebere hamwe impamvu enye zatumye Yezu azura Lazaro. Impamvu ya mbere nuko Yezu ari mu nzira agiye kudupfira. Aha Abayahudi bamwe baraza kuhabonera ibirego, batangira bashinje Yezu. Abafarisayo n'abigishamategeko bamwe bavuye ku mugati, kuko Yezu iri zura rya Lazaro riri buze kubakura ku mugati, riri buze kubaraburiza, riri buze kubahemukira, kuko bari baranze kwemera Yezu. Icya kabiri twazirikana nuko iri zuka rya Lazaro riri buze gutuma abantu benshi bemera. Abayahudi baremera, baraho bose baremera. Na n'ivanjiri yasoreje ati nuko baramwemera. Ako kantu kwemera Imana. Icya gatatu twazirikana ku rupfu rwa Lazaro ndetse n'izuka rye, nuko urupfu rubimburira urupfu rwa Yezu, ndetse n'iri zuka rye rikabimburira izuka rya Yezu Kristo. Yezu rero mu kumuzura arifuza gutubwira ko nta cyamunaniye, ko azazuka, fata azaheranwa n'urupfu ko ahubwo azazuka. Nubwo Lazaro yongeye gupfa, ariko byatumye abantu benshi bemera. Kugira ngo twemere, Yezu bimugombera igitangaza, nawe ndo runangiye kugira ngo nawe agire gute yemere. Icya kane twazirikana ni urupfu nyirizina. Urupfu rutuma duhangayika, urupfu rutuma dutandukana n'abacu, urupfu rutujyana kure y'Imana. Ubwo tugiye kuzirikana ubwoko bubiri bw'urupfu. Urupfu rugaragarira amaso, la mort physique, n'urupfu urunguru rutagaragara amaso, la mort spirituelle, kwa gupfa nyine uhagaze. Akenshi tubona abantu bapfuye tukabashyira mu mva,
ariko hari umubare nyamwinshi w'abandi benshi bapfa bahagaze, bapfa bari kugenda. Aho ngaho niho Yesu ashaka gutwibutsa, twebwe twibwira ko turi bazima, nyamara wasanga hari aho twagiye dupfa. Ibyaha bituma dupfa, icyaha gituma dupfa kuri roho. Aho Yesu niho ashaka gutukura, kugira ngo natwe muri iki cy'igisibo tuzirikane ku byaha bituma dupfa, ku byaha byatugize imirambo, ku byaha byatujyanye mu mva, maze natwe dukangukire kwakira ubutungane bw'Imana. Ngaho Nyagasani yifuza kuri iki cyumweru ko twava aho hantu, maze natwe twitegure kumusanganira nka kurya Marita na Mariya bamusanganiye kuri ruriya rupfu rwa Lazaro musaza wabo. Natwe iki gihe cy'igisibo kizatubera umwanya wo guherekeza Kristo mu rugendo, cyane cyane twitegura kubamba ibyaha byacu ku musaraba, la mort spirituelle. Kugira ngo wumve neza ko akenshi tuba twaranapfuye bamwe, mubyeyi, iyi nkuru tujya kuvuga, fata agatambaro kawe, kuko hari igihe waza kurira, ushobora gufatwa n'ikiniga ukabaharira, bicuze kwihanagura. Burya kurira nabyo na Yesu naho yararize, ariko yariraga Lazaro, yariraga ibyaha byacu, yariraga ibyo byose natwe bidushengura, ibyo byose ibyaha bidushengura. Nawe rero nurira uze kwihanagura. Na Yesu igihe cyageze nyine arihanagura, nuko azura Lazaro. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore, ngo bari bakize bikomeye cyane, bafite amafaranga ipusi itasimbuka, za konti zipfinigiye, ibibanza, amazu. Umugabo wo muri urugo yacuruzaga amamodoka, ikindi gihe ari umushoferi utwara amamodoka, akize cyane bikomeye cyane. Ariko by'akarusho ngo rwa rugo rusenga, umugabo mu rugo agasenga bikomeye cyane, umukristo w'indani. Nta bintu byiza nko kuba waba ukize ufite ibintu bya hano ku isi, ariko ukanibuka gushimira Imana ugasenga. Yari umukristo w'indani. Ngo ariko iyo bavuze akajambo ariko, akenshi bigakurikiye bishobora guhita bisiba na bya bindi bya mbere byiza bari bavuze. Ngo ariko umugabo mu rugo ngo yari afite ingeso mbi yamubuzaga nanjye kuvuga amahirwe. Ngo yarasindaga agasoma kuri 5 akaza gutaha yandika 8. Ngo ku buryo ngo atwaye imodoka, ngo hari ahantu 5 yaparikaga, yari yaragize parikingi nkarya amabaraza 5 ya cyacyuzi Yesu aherutse gukirizamo umuntu wari urwaye afite imyaka 38, cyacyuzi cy'amabaraza 5. Ngo nawe rero yari afite ahantu 5 yagize parikingi y'imodoka. Kurikira aho hantu 5, ngo hambere ngo yakundaga guparika mu rugo iwe, nuko akavana imodoka mu rugo iwe akayiparika ku kiliziya agiye gusenga, kuko atasibaga misa mu gitondo. Parikingi ya 3 yayifatiraga ku kazi, yabaga avuye mu misa agahitira ku kazi, nuko akageza imodoka kuri parikingi yo ku kazi. Parikingi ya 4 ngo iyo yarangizaga akazi yaparikaga ku ikabare. Birashoboka no kuri hoteli, ntuze guhita umbaza ibizakurikiraho. Hanyuma parikingi ya 5 ngo hari munsi y'umukingo, cyangwa mu mazi, cyangwa mu gihuru, imodoka akayiparika aho ngaho. Kubera iki? Avuye ku ikabare, yasomye 5, arangije ari gutaha yandika 8, bikaza kurangira parikingi yayiboneho mu gihuru nyine. Uko umunsi uciye, uko umunsi urangiye, niko yahinduraga imodoka, bitewe nuko nyine yari afite imodoka nyinshi. Imodoka akazihinduranya. Uko imodoka imwe amaze kwiparika mu gihuru, agahita afata indi mu gitondo, akongera ya ritime n'ubundi yari ariho, ahagenda aparika muri za parikingi 5 zose. Uzi ko mu gihe cyaje kugera za modoka zose zikarangira, uwacu ari kuziparika nyine aho ngaho mu gihuru no mu kibunda. Gusa ngo amahirwe yageraga ngo yaziparikiye hirya zigasandara, akarokoka agasigara ari muzima. Bwacya mu gitondo agakomeza cyo, na nimugoroba agaparika hariya hose. Igihe cyaje kugira ngo za modoka zose zirashira. Uzimaze gushira, aho yari yafashe inguzanyo kuri banke, baza bateza cyamunara ibintu byose yarasigaranye, amazu ye, ibibanza bye, amafaranga menshi cyane yari afite yose barayafatira. Nuko ngo wa mugabo aza gusigarana inzu ye gusa. Igihe cyaje kugera nabwo, uko agendaga aparika hirya no hino mu gihuru, bitewe naho agendaga anyura, igihe cyaje kugera ya nzu nayo barayitwara, ndetse
igihe cyaje kugera nanone bafata bugwate umugore n'abana n'abateza cyamunara, abonye ntahasigariye ahita arahunga. Ntumbaze aho yagiye guparika niba ari mu buhungiro, n'ubundi arahunga. Wamaze guhunga umugore n'abana basigara babuyera, urumva nawe yagiye kubuyera, umugore n'abana basigara babuyera. Igihe cyaje kugera babana inzara ibamerera nabi, ari abana n'umugore, imyambaro ibashiriraho, ubukene n'inzara birabatera, ku mashuri barabirukana, nta hantu bongeye gutura, kandi bari bafite inzu z'imitamenwa zikomeye cyane, bari bafite amamodoka. Ukuri iyo foto nawe ya papa wabo hoze ari miliyoneri, none birangiye ahubwo ari we munyenzara wa mbere, abo mu rugo wayo abanyenzara, asigariye ku mutwe gusa. Kubera iki? Za nzoga. Uko niko urugo rwaje kurangira rupfuye. Ninde kuvuga ko nawe birangiye yapfuye nyine, kuko yaheze yongeye mu buhungiro, ari kubuyera iwe ntaho bagifiteho kuba. Kubera iki? Guparika mu gihuru, kwa kundi gusoma kuri gatara akaza kurangiza ari kwandika umunani nawe atazi yari. Uko niko wa mugabo w'umukristo yaje kurangira rwa rugo rwe arwishe. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nawe nanjye dushobora kuba turi abakristo b'abandi b'indani, ariko nijoro tuba duparika nko mu gihuru no mu kigunda, tugaparika mu mazi, tugaparika mu mukingo, tugaparika munsi y'umukingo, kandi turi abakristo b'indani mwa. Kandi byaba umva ugiye gukora urutonde rw'abapfuye wasanga turi benshi kuri uru rutonde, aho tuza gusaba Nyagasani n'umunsi kugira ngo natwe duhe ubuzima bushya muri we, ubuzima bushya muri Kristo. Aho usange ngo nyinshi ziri gusengwa n'inzoga, abasinzi, imihamagaro myinshi igasenywa n'inzoga. Ese mubyeyi wari uzi ko umuntu wasinze adasenga? Reka dusoreze ku tuntu dutatu tuza gukebura, nawe wongere urebe igihe umara uparitse mu gihuru, mu kigunda, mu mukingo, mu mwobo, warapfuye. Icya mbere, bibaye ngombwa, ni ikibazo babaje bati bibaye ngombwa ukamenya ko umuntu wasinze aba yapfuye, waba umaze gupfa kangahe? Nari nirinze kuvuga ngo waba umaze kuzuka kangahe. Ongera urebe inshuro zose umara usinze, kandi gusinda ni ugusara by'akanya gato, ntabwo wongera gutekereza uko bikwiye, kuko nyine hatekereza umuntu muzima uba wapfuye. Niyo mvugo y'Ikilatini n'umuhanga Descartes avuga agira ati cogito ergo sum, je pense donc je suis. Byumvikana mubyeyi we, niba ugera igihe ntiwongere gutekereza, nirinze kuvuga gutekereza uko bikwiye, icyo gihe nawe uzamenye kuri mumva. Niwe umuhanuzi kera ari kubwira uno munsi ati ngiye kubakora mu mva zanyu maze mubeho. Yezu hari ahantu ashaka gukura uwo munsi, arashaka gukura aho muri iyo mva, aho ngaho agiye guparika iyo modoka yawe, aho waparitse ubuzima bwawe, aho washyize amizero yawe, aho ngaho ujya uparika izo parikingi, wasanga hari parikingi yo kwirimbira imwaho. Kandi byaba cogito ergo sum, niba uri gutekereza umenye ko ukiri muzima, ariko igihe kizashyika ntuburi gutekereza, uzamenye ko nawe ugiye guparika aho ngaho muri uwo mukingo, uzamenye ko uri hafi gupfa. Wasanga uri ku rutonde nawe rw'abantu bajya baparika mu gihuru. Kandi byaba icya kabiri twazirikana, ni n'agahinda gakomeye kubona hari ingo nyinshi zapfuye kubera ababyeyi bajya guparika mu gihuru, kubera abana babaye indara bagafata ibiyobyabwenge byinshi cyane bikabarangaza, ubusambo bwarogeye, ubusizi bwarogeye, ubukozi bw'iyo bwarogeye, imihamagaro myinshi cyane isenyuka kubera guparika mu gihuru no mu kigunda, gaspillage, gusesagura. Ibi byose rero uru ni urupfu. Abantu benshi bariho ku rupfu. Uzi ko hari umugabo umwe wahize ngo azanywa amazi wari uko yarohamye. Bishatse kuvuga ngo ibintu byose abikora, ntiyarara atanyoye, ntiyarara adasinze, ntiyarara adakoze bino ingeso nyinshi. Urwo ni urupfu. Ukurura ifoto y'urugo rukize, ariko Yezu akaba ari kuri iki cyumweru ati nubwo mukize, ariko umwe muri urwo rugo agiye kuroha mu rwobo, atume ibyanyu biteza cyamunara, atume mubaho nabi kubera gusesagura, kubera gusinda. Uko nawe uri kugambanira urugo, uri kwica urugo. Hari abagabo benshi bishe ingo zabo, hari abagore benshi bagambaniye ingo zabo, none warangiza ngo urugo rurapfuye, gatanya ziraje, kandi nawe wariciye urugo rwawe.
aha usenyurwe umutiza umuhoro kandi ngo uyishe ntaririrwa. Ubuse nawe urashaka ko Yezu akuzura? Ngaho nawe reka Yezu akuzure maze nawe ugire ubuzima bushya muri Kristo. Yaba abantu benshi bari kumenya ko gusinda bibarirwa mu cyaha kimwe gikomeye bita péché d'impureté, icyaha cyo kwandavura, wakongera gusinda, wakongera guparika mu gihuru no mu kigunda no mu mikingo hose kubera iki nyine wabuze ubwenge. Gusinda no gusara by'akanya gato. Icya gatatu tugiye gusorezaho ni ikibazo kigiye kundeba cyane nka padiri, ngo ni umupadiri umwe wahirya kure cyane muri Afurika, ngo wabajije umuyoboke w'Imana umwe ati koko ko mutagitura muri iyi paruwasi meze bite? Iyi paruwasi ko itari gutura amafaranga make cyangwa ntimunature bimeze bite? Nuko umuyoboke w'Imana nanjye kuvuga ngo aramuhombora ariko ntabwo ari byo mvuze, aramubwira ati umva rero padiri, twagize ibibazo biremereye cyane, aho mu minsi yashize twaraturaga tugatura amafaranga menshi cyane, ariko tumaze kuyatura ku mugoroba hakaza kuza groupe y'abasinzi, birinze kuvuga y'abambuzi, abayoboke b'Imana baho ngaho muri iyo paruwasi, abashefu bacu, abayobozi bacu, nuko bagakorana kuri rya turo twari tumaze gutura ku mugoroba bakinegura, bakarishyira imbere ishati, rwa rufaranga rwose bakarukenyeraho bakarurya, bakarunywera, bakarumara. Nyuma yuko tumenya ibyo ngibyo natwe ntitwongeye gutura. Icyo ni kimwe kuri kimwe, abayobozi bacu nibo baturindi muri iyo paruwasi. Padiri, masere, frere. Wasanga nanjye kandi nshobora kuba ndi inzitizi y'ubuyoboke bw'Imana. Abayoboke b'Imana ntibakisanzura kubera ngiye umuyobozi, kandi byaba nk'uko ushobora gusanga twiteretse za likeri, amayoga y'amoko menshi cyane, turi kunywa by'agatangaza, tukarya by'agatangaza nka wa mukungu, sindi gushaka kuvuga ko ari kiburabwenge, wa mukungu na Lazaro, urya akanywa by'agatangaza akibagirwa umukene Lazaro, ukarya ukanywa ugasinda, nyamara abandi bari kuburara. Vivre dans l'abondance, dans l'ambiance, uwo n'umurengwe, uwo n'ugwiryo. Icyo ni icyaha kibi cyane, urwo ni urupfu, nta buzima buri aho. Kanguka nawe uve mu bapfuye. Yezu araguhamagara ati Lazaro, padiri, masere, frere, muyoboke w'Imana, kanguka uve mu bapfuye. Birababaje kubona naba ndi umuyobozi nakagombye kubarani ku Mana, narangiza gishimisha nkajya ngukangura ati wowe igomwe. Koko muri iki gihe gisibo ngiye umuyobozi, ngiye mutegetsi, ndi kwigomwe iki? Wasanga ari wowe uparika mu gihuru mu kigunda, uri kwigomwe iki noneho? Wowe uzasiba ryari? Uzava mu rupfu ryari? Wigomwe iki? Uzasanga kenshi wowe uri kwishimisha muri iki gihe, ntacyo ushobora kwigomwa. Ibintu byose urishimisha, hanyuma ukibagirwa kuri gushimuta abandi. Urishimisha ugashavuza Imana, ugashavuza Yezu Kristo, kandi Yezu ari gushaka ngo va mu cyaha ugane ku butungane, va mu rupfu maze uzukire ubugingo bw'iteka, ugire ubuzima bushya muri Yezu Kristo. Mugire icyumweru cyiza mwese, Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Adiri Musumukuru Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.